Ndi papa sava. Aha, ngaho mumbwire rero. Twavuze ko ibyivugo by'imyaka birangwa n'ibihe bice bibiri by'ingenzi. Aha, Simoze. Ibigwi. Ibigwi. Aha, icyo ni icyambere. Dafi, cya kabiri. Ntabwo gina byumvise neza. Sayema. Icyo avuze ibigwi ari igice kimwe mu bice by'ingenzi bigize ibyivugo by'imyaka. Icya kabiri ni iki? Icya kabiri buriya si ibirindiro ra. Ibirindiro. Sinaho ngora ni ibirindiro. Hamya. Noneho ndashaka mu dusobanuro. Ibirindiro ni iki? Ibirindiro ni iki? Ubwo Simone Ibirindiro rero iyo bashatse kuvuga ibirindiro ni ahantu ibyo bikorwa by'ubutwari biba byarabereye. Icyo nicyo gisobanura ibirindiro. Hanyuma ibigwi. Aha, ibigwi rero. Ibigwi ni ibikorwa bigiye bitandukanye umurwanyi aba yarakoreye ku rugamba. Sibyo se? Nibyo. Yes. Ibigwi ni ibikorwa by'ubutwari umuntu yakoze ku rugamba. Ibirindiro nayo ntwari yarwanye yabikoreshe. Ubwo noneho ni nka kuriya bavuga ngo ku kirenge cya Ruganzu. Aho ngaho ni ku birindiro. Noneho rero ibyivugo urumva ibyo bice bibiri by'ingenzi. Ibigwi n'ibirindiro. Tugiye kubikora mu buryo bw'umukino ku buryo n'umwana udukurikiranye ashobora kubireba cyangwa wabibona akavuga ati ibi bintu no birasobanutse ndimo Nanjye ndabyumva. Yes sir. Ndiyo chef. Ugiye gutangiza inyuguti ya Ra. Noneho dusoreza muri igihekane ndi. Muri nda ariko ukoresha ndi. Ibintu uko bigoye. Biriya biranganye n'ubutwari. Biranga ubutwari. Sizwe kwivuga se. Simone ngo biragora. Wowe se ugabana kura muzareka kwitangira itamukurikira ahubwo. Wigoye se mu biki kandi tugiye kubyigisha abana aho. Nabigoye ahubwo Simone ni wowe ugoye. Iga nawe uzajya Twagiye. Tugiye kubyigisha abana none umusaza ngo biragoye. Bavuze ra. Rutaneshwa n'ababishishikashikisharira ababisha ndi intwari itsinda ku rugamba. Sibirimo? Ndi intwari itsinda ku rugamba. Rwegerezaho rwa mugabo ndi gituza cy'umunihiro nahungiye sabagabo barirukanga bati kariya kagabo nubwo ari gato karakubita. Ugiye kujya uvuga ibirindiro. Sibyo? Yego. Oya ugiye kujya uvuga ibigwi. Usoreze ku birindiro. Nimvuga ngo ibigwi uvuga ibigwi. Nimvuga ibirindiro uvuga ibirindiro. Nimvuga ngo ibirindiro uvuga ibirindiro. Nimvuga ibigwi uvuga ibigwi. Nakwa kundi bavuga ngo mu mazi ku butaka. Ku butaka. Urugero. Kayonza na Nyagatare. Ibyo aho ngaho ni hehe? Ni mu birindiro. Ibigwi nakubituye umuntu inkondi ndamuhamya bya cyane. Ubwo ibyo ni iki? Ibigwi. Wagiye utega amatwi rero. Ibigwi. Ndahera ku bigwi cyangwa kuri ya nteruro yanjye. Ujye kuhera ku bigwi. Oya kuri ya nteruro. Nose ubwo nagera ku bigwi ntabwo ndahera kuri ya nteruro yawe. Shire mu bigwi. Noneho zo gura. Ninjye ngirangiza urajya uvuga uti ibigwi. Yego. Reka tugende. Twagiye noneho. Yego. Ngiye kubanza interuro. Ndirutaneshwa n'ababisha ndishikashikisharira ababisha ndi intwari idatsindwa ku rugamba. Ibigwi. Nakubise umugabo hariya kwishara inyamasheke abiwabo baramutinya ngo ndi inkubi mwaje. Oya. Nabishyizeho nabyo kwishara. Wabyewe. Nabipanze. Icyo ugiye gukora. Nashyizeho no kwishara. Koresha ingo yawe. Ibigwi biza ukwabyo. Ibigwi biza ukwabyo. None ibirindiro ukwabyo. Ibirindiro ukwabyo. Byubaka neza. Yego twagiye. Ubu nguhaye 3 ku 10. Ngiye gukorera rero. Atusema cyawo. 3 ku 10 nibyo. N'ukuntu nazabona umwuka. Ariko se ko gusingiye mwari. Twagiye. Kandi wongera kubyica. Bakohereza mu murima guhinga. Twagisha. Nose guhinga ni igihano. Twagiye. Twagiye. Ya nteruro yanjye. Interuro yawe ibigwi. Oya, mbanze interuro uhita uvuga ibigwi.
Rutaneshwa n'ababisha ndishikashikisharira ababisha ndintwari itaneshwa ku rugamba. Nakubise umugabo yegeza shori ndamukubita murenza agahinga. Ibirindiro. Ni hariya kwishana hariya za Nyamasheke niho hari umugore wari washigisha ikigage abanyamurengeje ku musozi atigara kwisoma inzoga ibimwe ikabiyaho wa mugabo. Nakubise umutware w'abahundi yarigabije igihugu cyacu. Ibirindiro. Ni hariya Butatsinda na Kigoma na Muyange tuzamuka murasa umugenda rw'igereza harwa mugabo bana wabo bahongera ndiyo ndacyana riyo ndimanye bapfa kurera amacuma mugeze kure. Ibirindiro. Hariya Kayonza nazamukaga rwose ngenda nemye gituza cy'umunihiro arantaka bati rwegereza rwa mugabo ntimureke n'abandi baze barase banyina byabereye aho ngaho Butatsinda na Kigoma bavuye nkomereza hariya za Nyanza nahishe umugabo yegeze akanzi koga mutera musukiranye icumu ryanjye dore ko kuri ramvurira umuhunda nabaye umuhanga ndi rwegereza aho rwa mugabo. Cyokora reka mbabwire bavandimwe abantu bagira n'imitwe ifata pe. No kwivuga ugamenya gutandukanya ibigwi n'ibirindiro. Kosimo uravuga ngo imitwe ifata vuga ngo computer. Ariko gutinya umutwe wikorera indobo yuzuye amazi ikawukorana na pompaje nk'ijana cyangwa 200. Ararenze twemera Basavaro ndeme. Ngwino mva injira. Ararenze Sikari. Oya suri. Umva. Vai hano akagabo. Vai hano. Ababavuye. Hasoni. Mwirirwa mucuruza abantu mwebwe. Vai hano. Ariko ubwo ninde ubwira ngo vayo Wowe. mvayo hano wendi imbwa woroye wowe. Hasoni. Isoni ni wowe utazigira. Umva mubwiza ukuri. Urinjira mu rugo rw'umuntu ngo vayo hano. Byarangiye. Uratinyuka ntazo. Mworohe. Jibira bitinyumba. Basava sigaya. Nikugira ngo vayo hano. Kwiye gucuruza abantu. Ndakubaza nikugira ngo vayo hano. Vai hano. Ariko ugira ubwonko buzima cyangwa baravubenshi babwanitse bwanga kumva. Rero kuno umuntu apfira ahantu dukubita. Nuko nyine bigira yo nyinshi. Aho kugera kwikuririra ishyano mu kakara. Ishyano ariko ni babanza bikarakasa. Ishyano ni wowe. Ari mu mafuti, ari gucuruza abantu, arabafasira ku YouTube arabafotora, arabafata amavideo utasobanuye wowe. Unjye gufotora na fotora wowe. Uzagira ubwenge. Uzi ko no gufotora umuntu utamubwiye bihanirwa n'amategeko. Wewe naragufotoye se. Naragufotoye. Muri buriya bukwe. Gufotora. Muri buriya bukwe. Sonine naje gusa witwe twavuganye. Dore ukuntu yagize mbese nka twavuganye mu bukwe ndi umukwe mukuru. Cyo kuza kamubwiza ukuri. Ubu ngubu birarangiye. Ibiki birangira. Harangiye ibi. Wowe tutaza uburise. Dore ye. Ni wese buri koko nevo pasaba n'uyu. Ndaka kagabo ndaka byose mwirwa mufatira abantu mu bacuruza mutabasabye uburenganzira. Nawe se baragucuruza. Ndetse bifite inyungu. Nawe baragucuruje. Mutacuruza se. Sibyirwa bicicikana ahantu hose. Amagara y'abantu uri mu Bufaransa. Bagucuruje iki sara? Mama mazinda. Cyokora ubwo bacuruje wenda ubu tumbu ni iki? Muri uyu mudigi si wa. Zarakora na zenga bazavamo. Wowe duhurira he? Tumenye. Wowe duhurira. Ngucuruza duhurira. Ngira aho mpurira nawe. Niho. Ntabwo ari warumurira mukobwa. Wowe ari nge wabaye umusaza ugatinyuka koko ukajya gucuruza ku isoko utabiguye umuntu. wowe ngucuruza utacuruza se. Ngiye ibintu byanjye mfite uko mbikora. Ibintu byanjye nandika script namara kuyandika nkayiha abakinnyi. Abakorera icyo munsi bakaza tukavugana. Abafite kontara bakaza bagakora. Wowe muri abo bantu hari nahamure. None iyo rero nyamamaza ahantu hose. Mwamamaza se ndagukeneye. None kumugira umusazi uri kubona twasaza. Ariko mwagiye muconga ubwonko mbere yuko muconga ubwana. Ukusa uko ntabwo ibyo ugira akagabo uri kukumva akagabo shondeka naga kimwe akagabo shondeka naga kimwe no gusobanukirwa ibyo muri ariko mwibeshye baravuga ngo mwishoro dumuka muva mwere
Hano ukuntu mwigagaje. hanyuma ibisa ni iyi cano ya Jean Claude Uwizeyimana Jean Claude ngabisobanure neza none si wowe nose agasura si wowe ureba ni we ese batashe kugera nese njye nitwa Jean Claude Jean Claude ni ndese hatari wowe yitwa Gracie ni itegeko ahubwo Witwa Jean Claude rwose. yitwa Gracie ni itegeko ahubwo se ko numva ngo ninjye warongoye umukobwa ko warasabwaga Jena n'umusaza mukuru none so nese wari usaziye iki muri ubwo bukwe mu by'ukuri yari uwifoto wari usaziye iki niba wari umusaza mukuru umukobwa niba yarwanyu niba ari wowe yasabaga warahambonye wowe warahambonye ariko ubundi hano bari kwandika aha ni wowe cyangwa si wowe nyine nanjye nicyo nibaza aha ni kwande muri ahantu uza ukaza ukavuga ngo vayo niba wari umusaza mukuru aho hantu warahambonye bibeshye barenge ayo makaro muhagazemo nibeshye murenge abantu bibereye mu bintu byabo muje kugenda ndashaka kukubaza wowe Mabase siwe si umubona urana twibeshe twebwe n'uyu ndebera ibyo bintu ruga bindebera usobanukirwa umuntu mwereke ariko wowe rwose kandi turakuzi neza oya wirirwa mwereke ku mahita ubi hose ahantu hose mwereke bya asa bintu n'ibya YouTube urabona kujya kurambwira ko atari karo kagabo kangaka turi kureba ahangaha agaruriye none se cano yanditseho nitegeka Gracie iyi ntabwo twise imana uhinduye amazina se reba cano njye nitwa nitegeka Gracie bacana uko yitwa Uwizeyimana Jean Claude njye nitwa Uwizeyimana urabona atari uri kuri iyi foto nyine uri hose bazafa reba inyuma ye urabona atari ariko musa umva musa reba utoramuye reka wenda nakubahutse bitewe nuko waje yewe iyo useruye ndaserura pe kwinjira hano mukaza mubwira umuntu w'umugabo mu rugo rwe ngo vayo nta no gukomanga ariko ubundi ni ndabona wafunguriye ngo yari yakinguye ntabwo ntabwo nta wari uhari reka tubivugane nk'abantu bakuru wakabaye usirimuka ariko mu gusirimuka kwa mbere ugasirimuka mu bwenge wigeze umbona muri abo bantu bari muri ubwo bukwe ngo ufungure video ubone njyewe ndimo gutambagira hanyuma sera niba utanarebye ko wari uburimo ngenza muntu nari mpagarariwe wari wapfuye amaso se warasabaga ugasabisha wari wapfuye amaso abantu bazajya bagenda bafata isura y'uyu barafata isura y'uyu bagakubita ku gatuza k'uyu bagafata y'uyu bakayegeranya n'iminwa y'uyu bati barasobanye bagize bati nawe aho kugira ngo ushishoze urebe neza ibyabaye ukaza utera umuntu mu rugo ese ubu ngubura usanze nanyweye mfite inkona sinagukubita amajigwa agatakara mu gishanga uko turi intore papa uko turi intore pe uko turi intore nawe ubundi ukuntu mwari mwinjiye niwe mugabo wa mbere mbonye isuzugwe mu migezi akugize umusazi neza uremera ahubwo se wowe nta nubwo ari umusazi se wowe uje kumwerekana hano wowe uri shefu w'abasazi wowe uri shefu wowe uri shefu w'abasazi ubwo zo ni chef w'abasazi yikoreye umusazi international ni kibura buryo niko tubita mu kinyarwanda umusazi mpuzamahanga ejo bone bazafata ifoto yawe bagushyira kuri abandi tuvuga ni umusazi bw'imitekerereze itari iya nyayo kandi wiyubashye uhubuka ikote n'ishati bike ukabyambika umutima utagira ubwenge ni ukubona umutwe usenga imana yabahaye nari oya ariko papa sava ibyo avuze nibyo ukurikije ubwenge bw'uyu mugabo wagira ngo uriya kote rimanitse kuri portemande musohoke twari turimo turiga kuno twari twaryoheye ikindi gihe mujye mubanza mushaka papa tobatumba hapa sha ugende twiga umusa hano batugize amadurudu muri amaduru kangahe noneho butugize koperative y'amadurudu ni agatsiko musanzwe muri yo navuka mbonye injiji mujye mubanza musobanuze nta kundi